Reka twongere dushimire Imana ku bw'ibyigisho dukomeje kwiga, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Muri iki gihembwe cya gatatu turi kurebera hamwe igitabo cya Mariko. Aho insanganyamatsiko y'iki cyumweru iragira iti imbere n'inyuma. Icyo kwibukwa kiboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya 7 umurongo wa 15. Haragira hati, nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Aya niyo magambo yo kuzirikanwa cyane, tukwiye kujya tuzirikana cyane buri ko tujye kujya twiga ingingo y'umunsi. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo yo kwa kabiri ifite umutwe ugira uti ibiganza bisukuye cyangwa umutima usukuye. Ibiganza bisukuye cyangwa umutima usukuye. Aha rero iyi ngingo y'uyu munsi niyo tugiye kurebera hamwe. Mbere yuko tujya mbere muri iki cyigisho cy'uyu munsi, dusenga Imana. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka Mana ishobora byose. Tugushimye kubw'ubuntu bwawe udahwema kutugirira buri munsi. Tukaba tugiye kwigira hamwe ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none, wahabwa icyubahiro. Turakwinginze rero kugira ngo umwuka wawe abane natwe muri iki cyigisho cy'uyu munsi, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Aha rero tugiye gutangira icyigisho dusoma amagambo aboneka mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko, igice cya 7 umurongo wa 14 ndetse tugeze ku murongo wa 19. Ni iki Yesu yashatse gusobanurira igihe yavugaga ibyerekeye ibihumanya umuntu? Mbese ni iki Yesu yashatse gusobanura igihe yavugaga ibyerekeye ibihumanya umubiri w'umuntu? Aha rero tugiye kurebera hamwe aya magambo aboneka muri Mariko igice cya 7, turebere hamwe umurongo wa 14 tugeze ku murongo waho wa 19. Haragira hati, arongera ahamagara abantu arababwira ati, mutege amatwi mwese munyumve. Nta kinjira mu muntu kivuye inyuma ngo kimuhumanye, ahubwo ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya. Niba hari umuntu ufite amatwi yumva niyumve. Nuko avuye mu bantu yinjira mu nzu, abigishwa be bamubaza iby'uwo mugani. Nawe arababaza ati, mbese namwe ntimugira ubwenge? Ntimuzi yuko ikintu cyinjiye mu muntu kivuye inyuma atari cyo kimuhumanya? Kuko kitajya mu mutima we, ahubwo kijya mu nda, kikanyura mu nzira yacyo. Uko niko kubonezwa kw'ibyo kurya byose. Aya magambo rero arakomeye cyane, ko ikigaragara nuko n'abigishwa be batigeze basobanukirwa n'ibyo Kristo ari kuvuga. Biba ngombwa yuko bamubaza kugira ngo abashe kubasobanurira amashirakinyoma y'amagambo Yesu yari amaze kuvuga. Amagambo ya Yesu muri uyu murongo yababereye inshoberamahanga. Abantu benshi igihe bibazaga aho ahuriye n'inyigisho ivuga mu gitabo cy'Abalewi igice cya 11 ku bijyanye n'ibyo kurya bizira n'ibitazira. Mbese Yesu yaba yarirengagije itandukaniro nk'iryo? Mbese abadivaniste b'umunsi wa 7 baba bakora amakosa iyo bigisha ko abizera b'itorero barya inyama bagomba kurya gusa? Abizera b'abadivantiste barya inyama bagomba kurya gusa inyama z'inyamaswa ziri mu rutonde rw'inyamaswa zitazira? Icyambere byari kuba ibintu bidasanzwe iyo Yesu ahita akuraho amabwiriza yatanzwe na Mose. Dusanga muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 14 kugeza wa 19. Igihe yari amaze gushyigikira ibyo Mose yavuze birebana n'imigenzo ivugwa
muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 6 kugeza wa 13. Icya kabiri, uwo mugenzo abafarisayo bashiraga imbere ntaho ushingiye mu nyigisho y'isezerano rya kera, ku mabwiriza ajyanye n'ibyo kurya mu buryo bwo kubivuguruza. Icya gatatu, ibivugwa muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 19 ko Yesu yahumanuye ibyo kurya byose, ntabwo bivuze ko yakuyeho amategeko agenga imirire. Ni ukuri Kristo ahangaha ntigeze akura amategeko agenga imirire n'ibyo kurya, ahubwo havugwa umugenzo wo kwanduza ibiribwa bitewe n'umwanda waterwa no kurya umuntu adakarabye intoki. Abafarisayo batsimbarayeho, nk'urugero nko mu myumvire ipfuye iganisha kuba umuntu yagize aho ahurira n'uwo bitabaga umunyamahanga utari Umuyahudi, no kuba ibyo kurya uwo muntu yaba yafasheho bihita bihumana. Nshuti mukundwa, dukwiye gusobanukirwa neza n'ibyanditswe byera, hato tutazagwa mu mutego wo kudasobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana bikatugeza habi. Reka twongere turebere hamwe muri Mariko igice cya 17 umurongo wa 20 tugeze wa 23. Aravuga ati, ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Kristo rero ahangaha nta kabuza yagaragaje urutonde rw'ibintu yasobanuraga bigaragaza ko aribyo biva mu muntu ari nabyo bimuhumanya. Reka rero tujye dusobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana, ndetse turisobanukirwe mu murongo waryo uko bikwiriye. Aha rero muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 19, Yesu yasobanuye ko ibyo kurya umuntu ariye bitajya mu mutima, ahubwo bijya mu gifu, hanyuma bigasohoka mu mubiri binyuze mu nzira yagenwe yo mu mara. Ariko muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 21 kugeza wa 23 asobanura ko ikibi gituruka mu mutima, ni ukuvuga imbere mu muntu hagaragara urutonde rw'ibintu bitangira ari ibitekerezo bibi bigasoreza mu bikorwa bibi. Iyo duhereye ku bivugwa mu itegeko rya 5 ibyanditswe muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 10, dusanga bikubiye mu rutonde rw'ingeso nziza zikwiriye buri tegeko ryo ku gisate cya 2 cy'amategeko 10 y'Imana agaragaza birenze kuri ibyo Yesu yagaragaje ugusenga kutagize icyo kumaze muri Mariko igice cya 7 umurongo wa 7, ko ari ukudakurikiza ibikubiye mu mategeko 4 abanza yo mu mategeko 10 y'Imana. Niyo mpamvu Yesu akomeza amategeko y'Imana avugwa muri uwo murongo wose. Inshuti mukundwa, tukwiye kwemera tugaca bugufi, tukiga ijambo ry'Imana, tukaryigira mu murongo muzima, bityo tukabasha gusobanukirwa n'ibyo Kristo aba avuga, ndetse n'imibereho yacu ya gikristo ikarushaho kuba iboneye. Inshuti mukundwa, ijambo ry'Imana ryose twasobanukiwe dukwiye kuryigisha mu murongo muzima
ukwiriye. Rero ntago umukristo akwiye kwishingikiriza ku migenzo gusa akabasha kuyisimbuza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amategeko y'Imana uko ari 10 uko twayahawe dukwiriye kuyubahiriza mu buryo bukwiriye. Reka icyigisho cyacu cy'uyu munsi tugisoreza ahangaha dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wongeye kuduha umwanya wo kwiga ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Turakwinginze kugira ngo ukomeze ubane natwe, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.